Izina ry'umuntu ni ryo soko ikomeye hagati ye n'abandi. Izina kandi barikoresha bari kumuranga no kumutandukanya n'abandi. Bamwe bashobora kuvuga ko ari ryo jambo ry'ingenzi ku isi kuri uwo muntu, ariko mu buryo bumwe dushobora kubona byoroshye. Ariko ni ikimenyetso gikomeye ku muntu, kandi burya ni ikimenyetso cy'ubupfura cyongera n'uburyo bwo kumenyana. Uno munsi rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina Samson Angelique Belize ndetse na Boris. Ikaze mu kiganiro kirambuye umenye ubusobanuro bw'amazina y'inshuti n'abavandimwe kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nk'uko nari maze kubikubwira, tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina akurikira: Samson Angelique Belize ndetse na Boris, nk'uko abakunzi bacu bari babyifuje. Ubaye utarakora subscribe wayikora maze ugakomezanya n'Inzobere TV Show. Ubaye kandi nawe ushaka kumenya ubusobanuro bw'amazina yawe, inshuti n'abavandimwe, wayandika hasi muri comment. Ubutaha ukazaba umwe mu bo tuzasobanura amazina yabo. Tugiye guhera ku izina Samson. Izina Samson ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo. Izina Samson ryakomotse ku ijambo ry'Igiheburayo cya kera Shems, risobanura izuba, ariko rikomorwa ku izina Shimshon, ku buryo Samson ari izina ry'Imana risobanuye ngo izuba ni ingabo. Noneho munyemerere, nyuma yo kurebera hamwe ubusobanuro n'inkomoko by'izina Samson, mureke turebere hamwe ibiranga ba Samson. Icya mbere, izina Samson abaryitwa bakunze kugira ubwenge bwimbitse hamwe n'impano yo kuba indashyikirwa. Ikindi wabamenyaho ni uko bakunze kugira impano zo gukina nk'ikinamico, kuba abacuruzi, kuba abacuranzi, abanditsi cyangwa abahanzi. Icya kabiri, ba Samson kandi ni abantu bakururwa n'ubwiza bugaragara mu buryo bworoshye, kandi ariko nanone bakaba abantu bumva vuba cyane bishoboka. Icya gatatu, abahungu cyangwa abagabo bitwa ba Samson kandi ni abantu bagira amarangamutima bangutse, ariko ku rundi ruhande bashobora kugira agashyari. Icya kane, aba bantu bitwa ba Samson kandi bumva vuba ariko bagatinda gusubiza kuko basobanukirwa bitinze. Icya gatanu, ba Samson kandi burya ni abantu bagira amatsiko cyane, ariko ibi bikaba bikunze kubaviramo ubuyobe kubera ukuntu baba bashaka kumenya buri kimwe batekerejeho kandi bagashaka kukimenya guhera mu mizi. Icya gatandatu, ikindi wamenya kuri ba Samson kandi kubera ukuntu amarangamutima yabo ahindagurika, kugira ngo usange bishimye cyangwa ngo banezerewe usanga bigoranye rwose. Icya karindwi twasorezaho kuri ba Samson ni uko kubera ukuntu bakunze kurakara vuba kandi bakagira kwiheba muri bo, bibatera umubabaro mwinshi. Izina rya kabiri tugiye kurebaho uno munsi ni izina Angelique. Angelique ni izina rikunze guhabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa n'Ikigiriki. Izina Angelique risobanura intumwa y'Imana. Angelique ni izina ryakoreshejwe cyane cyane n'ababyeyi batekereza amazina y'abana b'abakobwa ahagana mu kinyejana cya 18. Mu nkundire, nyuma yo kumva ubusobanuro n'inkomoko by'izina Angelique, noneho turebere hamwe ibiranga aba bari cyangwa se abategarugori bitwa ba Angelique. Icya mbere, mu biranga ba Angelique, bakunze kwitwara neza muri sosiyete babayemo kandi bakabaho ari abantu bigenga. Icya kabiri, aba bakobwa cyangwa se abagore bitwa ba Angelique kandi ni abantu bagira impano yo guhanga udushya, kandi bakaba ari n'abahanga cyane cyane mu mirimo y'ubugeni. Icya gatatu, aba bantu bitwa ba Angelique kandi iyo bagize amahirwe yo kugaragaza ibitekerezo byabo, baba bumva nta byababera imbogamizi kugira ngo bavuge ikiri ku mitima yabo cyose. Icya kane, ba Angelique kandi mu miterere yabo ntibakunda umuntu ubategeka cyangwa se ubangamira umudendezo wabo. Icya gatanu, abakobwa cyangwa abagore bitwa iri zina kandi burya biyakira vuba mu gihe bahuye n'ikibazo runaka, kandi bagira ibitekerezo bibangutse. Icya gatandatu, ikindi wamenya kuri ba Angelique ni uko mu gihe babaye cyangwa se barakaye bashobora kugira imvugo igaragaramo amagambo yakomeretsa bagenzi babo. Icya karindwi nasorezaho kuri ba Angelique ni uko kubera ukuntu bitereye bishoboka ko barwara umutwe cyangwa se bakaba bahura n'ikibazo cy'igogora. Izina rya gatatu tugiye kurebera hamwe ni izina Berize.
Izina Belize ni izina rihabwa abana b'igitsina gore, rikaba rikomoka mu kirimi cy'Icyesipanyolo. Belize rero risobanuye indabyo, ugira ishyaka kandi ugira umutima ukeye. Mu kumara kumva ubusobanuro n'inkomoko bw'izina Belize, noneho katugaruke ku biranga abantu bitwa iri zina. Icya mbere, abagore n'abakobwa bitwa ba Belize baba bumva bafite ubwigenge bukomeye, bakifuza kuba indashyikirwa no kuyobora. Icya kabiri, mu miterere ya ba Belize ni abantu bakunze kumva bari ku rwego rwo hejuru kandi bakumva ko bamenyana n'abantu bakomeye. Icya gatatu, ba Belize kandi burya bakunze kugira inzozi zidashoboka, nanone kandi bakagira kwiyemera muri bo. Icya kane, abantu bitwa ba Belize kandi bakunze kugira icyifuzo cyo gukunda ubumenyi, ubutunzi cyangwa se ubwenge. Icya gatanu, ba Belize bazwiho kwihangana kuko bafite byinshi byo gukora muri ubu buzima kandi bakabikora mu mwanya mutoya. Icya gatandatu, ikindi bamenya kuri ba Belize, burya kandi nta mwanya baba bafite wo kuguma ku byabananiye no kureba imbere muri bo cyangwa gutegereza abandi. Icya karindwi, icyo nasorezaho kuri ba Belize, bashobora kugaragara nk'abikunda rimwe na rimwe, ariko biva ku bushake bukomeye bw'ubwisanzure n'ibikorwa bari gukora. Izina rya kane turi busorezeho uno munsi ni izina Boris. Boris ni izina ry'Igisilave, Borislav, uretse ibyo ryakomotseho kuri iryo zina ryo mu kirimi cya Bulgaria rivuga Borigolis rikomoka mu Giturukiya. Boris ni izina cyangwa inkomoko y'Ubuperesi. Izina Boris rero risobanuye indwanyi cyangwa se icyamamare. Noneho nyuma yo kumvira hamwe ubusobanuro bw'izina Boris, tugiye kurebera hamwe ibiranga aba basore n'abagabo bitwa ba Boris. Icya mbere, izina Boris ritera uryitwa kugira kamere yerekana cyane ibitekerezo byiza kandi bitera imbaraga bigendana n'umuyoboro ukomeye w'imbere wa serivisi zazamura ikiremwamuntu muri rusange. Icya kabiri, ba Boris kandi bagira imyumvire yo kwikorera umutwaro uremereye ku bandi bikabatera guhangayika bidakwiriye. Icya gatatu, ba Boris kandi uko bateye bagira ubuntu n'impuhwe cyane cyane ku buryo bashobora gutanga n'ibyo bari bafite bo bagasigariraho. Icya kane, mu miterere y'abasore n'abagabo bitwa ba Boris kandi bakunda ikiremwamuntu aho kiva kikagera, bagakunda imiryango yabo, inshuti ndetse n'abavandimwe kuko ngo baba bumva baba umubyeyi wa bose. Icya gatanu, kubera ukuntu ba Boris bitereye kandi burya ngo ntibakunze gushobora ubucuruzi kuko muri bo bagiramo ubuntu n'impuhwe birenze. Icya gatandatu, mu byerekeranye n'ubuzima, aba bahungu n'abagabo bakunze kurwara umutwe cyangwa se ibicurane. Icya karindwi, ikindi nakubwira ku bantu bitwa ba Boris, ni abantu bagira ubwoba cyane mu miterere yabo kuko hari igihe usanga batinya ibintu bidatinywa n'abandi bantu abo ari bo bose. Ese wumvishe ubusobanuro bw'aya mazina? Ubaye utarakora subscribe wayikora maze ugakomezanya n'Inzobere TV show. Mubuzi bitwaye amazina se? Hari abo zibateye nk'uko twakubwiye? Wabyandika hano hasi muri comment. Nawe kandi ubaye ushaka kumenya ubusobanuro bw'amazina yawe n'inshuti n'abavandimwe, nayo wayandika hano hasi muri comment, ubutaha tukazayaheraho. Ikiganiro cyacu nakagaruka, naho ubutaha. Ciao ciao.